save the lost and get glory to yourself. We ask in Jesus Christ's name, amen. ndagushushaho kurikesha mbwa TV Imana igumugisha. Nkwaye ikaze mu kiganiro Branham aravuga. Benshi muri mwe mumaze kumenyera ko gitambuka buri wa kabiri saa 12 z'umugoroba kuri Mbwa TV. Iki kiganiro kivuga ku nkuru umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma William Marrion Branham atubwira, ndetse akanakuraho n'icyigisho gifasha imitima yacu ndetse n'ubugingo bwacu. Iki kiganiro mukigezweho nanjye ni Nzigabo Madadire Kabe. Uyu munsi turavuga ku nkuru dusanga mu kibwiriza William Marrion Branham yabwirije mu 1958 tariki 19 z'ukwa gatandatu, akita Can we see Jesus, cyangwa se ese dushobora kubona Yesu. Branham atubwira inkuru y'umwana w'umuhungu wakuriye mu muryango w'ababyeyi basenga cyane. Uyu mwana w'umuhungu nawe nta kabuza yakuze asenga cyane, ndetse ajya no ku ishuri ryo ku cyumweru nk'abandi bana bose. Nuko umunsi umwe yaje kumva umubwiriza arimo abwiriza avuga uburyo Imana ari nziza cyane ndetse inakomeye, ikora n'ibitangaza byinshi. Nuko umutima w'uyu mwana w'umuhungu mutoya ubasha gukorwaho cyane, ava ku materaniro anezerewe cyane. Ibyo byamuteye kwibaza ibibazo byinshi cyane. Nuko umunsi umwe yegera mama w'umubyara aramubaza ati, ese mama, umuntu ashobora kubona Yesu Kristo n'amaso ye? Mama we ati, kuki utabajije mwarimu wawe w'ishuri ryo ku cyumweru? Bidatinze uyu mwana w'umuhungu yagiye kubaza mwarimu w'ishuri ryo ku cyumweru, ariko mwarimu ntiyabashije kumusubiza, ahubwo namwohereza kwa pasiteri mukuru, kuko atarashoboye gusubiza ikibazo cy'uyu mwana. Ahangaha hose umwana w'umuhungu yibazaga niba umuntu ashobora kubonesha Yesu Kristo amaso ye y'umubiri. Umwana yakomeje guhatiriza cyane rwose kugeza naho yageze kwa pasiteri. Pasiteri yamushubije ko nta muntu ushobora kubonesha amaso Yesu Kristo maze ngo abashe kuba yakomeza kubaho. Uyu mwana w'umuhungu nigeze ahazwa n'igisubizo pasiteri we yamushubije mu by'ukuri. Aho bari baturiye umugezi wa River. Yakundaga kujya ku kirwa cyari cyarahimbye 6 Mills Island. Aho hari ibirometero 6 uvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ujya muri leta ya Louisville. Akajyana n'umusaza w'umurobyi wakundaga kenshi kuba mu materaniro ya Branham. Akagira ubwanwa bwinshi burimo imvi. Uyu mwana w'umuhungu yakundaga kujyana n'uyu musaza aho muri ibyo birwa bya River kujya kuroba amafi. Umunsi umwe bararoba amafi, aho muri ako karwa haza umuyaga mwinshi cyane, nuko bihishe inyuma mu gihuru cyari kiri inyuma yabo. Umuyaga ucururutse, bose basohoka muri icyo gihuru basubira mu mazi kuroba amafi n'indobani zabo nziza ndetse n'incundura zabo nziza uyu musaza yakoraga. Bakiri aho mu bwato, umwana w'umuhungu yicaye ku ntebe zo ku mpande, haza umukororombya uturutse iburasirazuba. Umwana ahita aza hagati yikubita imbere y'uwo musaza arira cyane, amubwira ati, ndashaka kukubaza ikibazo nabajije mama umbyara, nkabaza mwarimu w'ishuri ryo ku cyumweru na pasiteri, ariko sinabasha gusubizwa. Aramubaza ati, si Imana yaremye umukororombya ikarema ibintu byose biriho hano ku isi, umuntu ashobora kuyibona? Uyu musaza yaje kuvumbura ikibazo uyu mwana w'umuhungu yibazaga. Nuko aramuhagurutsa amuhanagura amarira yari yareze bitewe no kwibaza ibibazo byinshi. Nuko arangije amubwira ko Imana yaha umugisha umutima we mutoya abashe gutekereza ibyo yari yibajije. Umusaza akomeza abwira umwana ati, ibyo nabonye mu myaka 40 yose ishize maze kuri iyi si yari Imana gusa. Ati ugomba kubanza ukagira Imana imbere muri wowe mbere y'uko uyibona hanze. Ati kandi nibyo koko hari abantu benshi kuri iyi si batazi icyo Imana isobanuye. Ati Imana igomba kubanza ikinjira muri wewe, mu maso yawe uhareba ukareba Imana, akaba ari utekereza ibyo ukora byose ndetse n'amarangamutima yawe bikaba biyoborwa n'Imana. Only
umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma ariwe William Marrion Branham yanzura mu magambo make agira ati niba koko Imana iri muri wowe irakwigaragariza utangira kuyibona mu bintu byose. Wareba umukororombya ukabona Imana, ikintu cyose utangira kukibonamo Imana. Ndagushimiye wowe wabanye natwe muri kino kiganiro Branham aravuga cy'uyu munsi. Imana igumugisha. Musaba niba uri mushyashya kuri ino channel usiga ukoze subscribe kugira ngo ubashe gukomeza gukurikirana inkuru zacu za buri munsi, kandi ushobora no kudukurikirana kuri Instagram, Facebook, Twitter, hose wandikamo Shamgar TV. Imana ibamugisha naho ubutaha.